turagushimira ko ugira neza, turagushimira ko Imana ihambaye, turagushimira ko urukundo rwawe n'uburinzi bwawe budasanzwe. Muri aka kanya nyakubahwa tuzamura imitima yacu, ubwenge bwacu, ibitekerezo byacu, kandi Uwiteka aba ari byo buranga n'ibishurirwa bibashe kugira ngo akamaro bazaryumva mu izina rya Yesu Kristo, amen. Iyi ni True Line program. Twongeye gusuza mwebwe mudukurikira, twongeye kubishimira muri aka kanya duhawe, dukomeza no gushimira Imana cyane by'umwihariko kuko ntabwo biba byoroshye ko tuboneka, ariko mu by'ukuri twagarutse. Turashimira rero n'abantu badukurikira, abantu batugira inama, abantu batwandikira binyuze muri komenti. Hari abantu baduhamagara bakatubwira bati muhindure gutya cyangwa se mwakoze gutya. Izo rero izo feedback zose turazibona hano kuri True Line program. Nta kindi rero tubazanira, nta kindi dukora uretse gufata ijambo ry'Imana tukariganiraho, cyangwa se tugafata ijambo ry'Imana tukaritransforma mu buzima tubamo umunsi ku munsi. Niwo murongo tugenderamo, niyo mpamvu ni True Line nyine. Muri aka kanya rero ngira ngo abantu bafite amatsiko n'iki tugiye kuganira. Ndakwinginze ngo wowe ntukure amaso yawe kuri screen, komezanya natwe, kandi ndabizi neza hari ikintu uri buveho wungutse. Kuri uyu mwanya sindi jyenyine, ndi kumwe n'umukobwa abantu benshi mwari mutumenyere kuri True Line, ngewe na Prince, ariko byanga byakunda nzi ko turi kumwe n'undi nawe muri buze kwishimira bidasanzwe. Reka abanze abibwire hanyuma ngaruke dukomeza. Murakoze cyane, nitwa Jenny Karabo, ni umukobwa ushima Imana. Nshimiye cyane ko Imana yakorewe mu kanwa. Karabo Janet, ngira ngo ntabwo ari ubwa mbere nabwo mumubonye kuri screen za True Line program. Ngira ngo mwigeze kumubona, twigeze kumutumira, abantu banadusaba yuko azagaruka, baranamukunda cyane. Ubu nagarukanye nawe, ufite amatsiko y'icyo tugiye kuvugaho. Muri make ikintu napanze ko tuvugaho, tugiye kureba mu buzima bw'umuntu kuri iyi si. Kuri iyi si umuntu uwo ari wese aravuka, umuntu uwo ari wese agera etape anyuramo. Uko waba umeze kose, hari etape z'ubuzima karawe, hari etape z'imibereho, hari no kuvuga ngo ibintu biba ku muntu ntabwo ari ibintu bisanzwe, buri wese bimubaho. Ariko muri ibyo bintu, muri izo etape z'ubuzima, hari ibintu by'ingenzi umuntu aba agomba kumenya. Karawe nibyo tugiye kuganiraho ubu ngubu. Muri ibyo ngibyo rero tugiye kuganira ku kintu bita umusozi. Umusozi, iryo jambo n'ubwa mbere ryumvise. Tugiye kuganira ku ijambo ryitwa umusozi. Iyo tuvuze umusozi Karawe, wowe ku musozi wumva ari nk'iki? Iyo twavuze ko dufata ubuzima Bibiliya, inyigisho cyangwa se ibyanditswe muri Bibiliya, tukabikonverta cyangwa se tukabitransforma mu buzima tubayemo. Iyo bavuze ijambo umusozi, wowe ubyumva gute? Iyo uko mbyumva ngewe numva umusozi ari nk'ahantu, ahantu umuntu ushaka kuba ari. Ongera ijwi ariko. Aho umuntu yaba ari, bita ko haba ari umusozi we. Abivuze neza cyane, aho umuntu yaba ari hose, umuntu yahita umusozi we. Reka mbaye nk'urugero, ushobora kuba uri umwarimu, buriya hari umusozi uba uriho. Ushobora kuba uri umudokiteri, buriya hari umusozi uba uriho. Ushobora kuba uri umucuruzi, hari umusozi uriho. Ushobora kuba nabyita uri umuririmbyi, hari umusozi uriho. Ushobora kuba uri umwana mutoya nta n'ikintu urakora, buriya hari umusozi uba uriho. Ushobora kuba uri umuyobozi muri guverinoma cyangwa ahantu runaka, burya hari umusozi uba uriho. Buriya ibintu by'Imana iyo urebye neza usanga ari ibintu biri strictire, usanga ari ibintu biri planification neza neza, nta kindi kinyuranya nacyo. Ahubwo abantu kugira ngo nabwo babashe kubibamo neza, biba bibasaba kugira ngo bamenye neza ayo mabanga, bamenye neza uburyo Imana yapanze ibintu kugira ngo bataza guhushuka. Ngira ngo niko bimeze. Rero tutarajya kurereka muri iyo misozi, ngira ngo imisozi Imana yubakiyeho isi, cyangwa se imisozi umuntu abaho, ni imisozi igera muri 7. Ngira ngo tudatinze twibukitse nk'umusozi wa mbere. Umusozi wa mbere ni umuryango. Ni umusozi wa mbere, ni umuryango nk'uko bivuze. Kandi ku muryango niho umuntu wese ahera. Niho umuntu wese ahera. Hari ukuvuka k'umwana, hari ugushakana kw'abashakanye. Ntabwo umwana yavuga hatabayeho umuryango, ntabwo bishoboka. Umusozi wa mbere rero kugira ngo umuntu abeho ku isi, ni umusozi w'umuryango. Umusozi wa kabiri wawe twibutsa? Ni umusozi wa religion.
umuntu wese iyo avutse kuri iyi si ikintu cya mbere bihutira kuhita bakora ni ukumwita izina. Ikintu cya mbere bihutira no kuba bamubatiza, yego bakamujyana mu rusengero, bakamujyana mu rusengero. Mbega no kuvuga ngo mu magambo make baba bagize aho bamworiyanta. Uravutse umuryango ugizaho ukoriyanta, bavuze ngo tugutuye Imana uko byaba bimeze kose, baguha izina nyine uhita ugira titire y'izina. Umusozi wa gatatu ngira ngo urabona habayeho umuryango, habayeho relisho, habaho no kwiga, ibyo twita education. Hari icyo twita education. Umuntu wese umuryango umaze gushakana umuntu bakamuhatiza cyangwa bakamwita amazina. Iyo umuntu akuzeho gatoya bamworiyanta muri za garideni ahita ajya muri education. Ubwo ni ubuzima, niko ku isi ubuzima bw'abantu babupanze. Aho muri education rero niho wiga ibintu bitandukanye cyane. N'umubyeyi akaba yabona ko akumishoninga ahantu ariko avuga ati yagiye ku ishuri yarize ariko agomba gukurikira biriya, ahubwo agomba gukurikira biriya. Iyo rero umuntu avuye muri education cyangwa se umuntu ageze muri education, hari ibindi bintu, hari ikindi cyiciro yinjiramo. Ikindi cyiciro ni entertainment cyangwa se imyidagaduro. Ariho handi uzasanga umwana ari ku ishuri nibwo atangiye kudevelopa talaze, cyangwa se nibwo atangiye kugaragaza isi y'umuntu mu by'ukuri ibimurimo ni ibihe, nibwo atangira kubisora. Ariko akundi azatinyuka gukina umupira, hari udakina umupira ukabona ari kumwe n'abandi bari gusapuza, bari gukina n'ibindi bintu. Wenda kandi nakongeraho iyo umwana agiye ku ishuri ureba leva agezeho, ukaba we mubyeyi akenshi usanga, ariko ababyeyi bamwe na bamwe ubu ngubu basigaye barisobanukiwe, ugasanga umwana ntabwo akigendera kuri ya mahame ya kera avuga ngo akomeze ajye yiga ibi kuko umubyeyi yaguhitiyemo. Oya, ahubwo ureba umwana icyo ashoboye, niba azi gushushanya ntihahandi wabiboneye ko ari mu ishuri azi gushushanya, ariko ugomba kumuriyenta mu ishuri rigomba kujya gushushanya. Niba azi gukina, iyi kariyeri ye ngomba kuyishyigikira, iyi kariyeri ngomba kwishyigikira. Ibyo bigaragarira kuri wa musozi wa entertainment. Ngira ngo iyo umwana ari muri iyo entertainment n'ahandi noneho yinjira muri media, ngira ngo muri media ariho handi noneho azatangira kubigaragaza ku mugaragaro, nta soni afite, ibintu byose yabikora ngira ngo ahari. kubera ko icyo gihe aba yarisobanukiwe baramworiyanse nyine. Noneho iyo ari muri media nibwo ashobora guhita umuha uburenganzira ukamuguza bya bintu, noneho uzi bya bintu byawe genda ubibyaze amafaranga. Akaba ageze kuri wa musozi wa business. Uvuga ngo kuri wa musozi wa entertainment muri education cyangwa se avuye muri education, noneho ageze igihe cyo kugira ngo amenye ngo iki ndacyenginga hanyuma kime amafaranga nanjye ntange bya bindi byanjye. Iyo umuntu rero yageze kuri ya media, kuri wa musozi wa media, ngira ngo tudatinze nibwo atangira kwatakwa n'ibintu bijyanye n'imisoro, leta imureba akamenya none uruhare ruri generali, akagira uruhare ruri macro rwagutse cyane. Nibwo azatangira kuvuga ngo noneho ngo kugira ngo noneho bya bintu byanjye buri wese abe yabigiraho uruhare, nuko nanga imisoro bakubaka imihanda ibiki, ariko noneho leta nicyo gihe atangira gushyigikira leta, nawe akagira uruhare mu gufasha leta. Ari n'ahandi leta izamo ngo umuntu yaregisitarinze business ye. Urumva mu by'ukuri urumva iyo ni imisozi. Iyo ufite business ntabwo wabaho utari hanyine imisoro udafasha leta, ugomba kugira uruhare rumwe ushobora gufashaho leta. Nicyo gihe kugira ngo na business yawe imenyekane, bikorerwa actually mu gihugu. Icyo gihe rero niyo mpamvu hahita hakurikiraho government kugira ngo nayo ubashe kugira uruhare. Imisozi rero nk'uko twayivuze, ngira ngo reka tuyibutse abantu nihuta. Tumaze kubona umusozi w'umuryango cyangwa se famille, dukurikizaho umusozi wa religion, dukurikizaho umusozi wa education, dukurikizaho ngira ngo umusozi wa entertainment, dukurikizaho umusozi wa media, dukurikizaho umusozi wa business, turangiza ku musozi wa guverinoma. Twagiye tuvugamo uburyo muri etape, uburyo umuntu ahantu hose ngira ngo umuntu yakwisangamo. Iyo misozi rero uko ari 7, iyo urebye neza usanga ariho ubuzima bw'umuntu ku isi kuva avutse kugeza ubuzima bw'umuntu burangiye, niho ubuzima bw'umuntu bwubakiye. Hari abantu bajya bibaza bakavuga ngo ariko ngo kuki Imana yandemye? Umuntu akireba akavuga ngo kuki Imana yandemye, ariko mu by'ukuri iyo umuntu yinjiye muri iyo misozi twavuze haruguru, nibwo atangira kuvuga ngo byanga byakunda aho Imana yandemeye biri muri aha, nibwo utangira gusobanukirwa neza
impamvu imana yakuremye. Rero inshuro nyinshi impamvu abantu usanga batamenya ikintu cyabo cyangwa batagira ahantu habo ni uko batamenya neza impamvu imana yabaremye. Impamvu imana yaremye abantu rero ubibonera mu misozi tubimenya. Imana rero ikimara kwereka uwo muntu iyo misozi yiwe, hari ibintu itegeka abantu hari ibintu itegeka abantu, ngira ngo hari amahame imana ishyiraho. Noneho ikabwira n'umuntu ngo kugira ngo ugere kuri wa musozi wawe wenda wa guverinoma ibyo unyuraho bizagenda biti. Bizagenda bitereka niba bidushobokera dusomere wenda muri Zaburi Zaburi 24 Zaburi 24 3-4 haravuga ngo ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka. Urumva imana mu by'ukuri igize gute? Irimo irabaza ngo ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka muri ya misozi. Ngo ninde uzahagarara ahera he. Nuvuga ngo uko tubizi ikintu cyose cyaremwe n'Imana. Imana rero nimba yararemye iyo misozi 7 twavuze irera, kuko n'Imana irera. None se ninde uzahagarara ahera he? Ngo none igasubiza ngo ni ufite amaboko atanduye n'umutima uboneye. Nuvuga ngo n'ufite amaboko atanduye n'umutima uboneye, ngira ngo ni ibintu bibiri ahari. Amaboko atanduye buriya wasobanura nk'abantu ni nk'igiki? nibaza ko ari amaboko nyine atiba, amaboko nyine adakorakora. Amaboko atiba, amaboko buriya akora ibintu byinshi cyane. Hari igihe umuntu akoresha amaboko ikintu akagikora mu nzira zitari nziza. Akumva yagera ku bukira uko yakwibye, akumva yagera ku bukira uko yaguhemukiye. Cyangwa nk'uriya musozi wa business cyane numva ariho mpagaze cyane nkora kuba nzaba mu business woman, ariko ugasanga ko nuba uri umucuruzi uzatera imbere ari uko wibye abakiriya. Kandi bibaho abantu benshi bakunda kubikora. None kuri ya misozi 7 twabonye, buriya Imana ni igitangaza cyane, Imana ni hatari. Muri ya misozi 7 twabonye, none ugeze ku musozi wa business irakubarije ngo ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka. Ni wa muntu nyine ukora iby'Imana yishaka. Ufite utanduye amaboko. None wasika ngo kuvuga ko niwiba n'abantu n'Imana uzaba uyibye ko wibya hera h'Imana. Actually niba utibuka ko utatanga icyacumi cyangwa utatanga ituro, ntabwo buzagira isoni zo kuba utakira umuturage. None Imana hasi irangira ngo ni ufite amaboko atanduye ngo n'umutima uboneye. Hari abantu bagera no mu kazi, uzarewe mu kazi cyangwa mu imiryango ubwayo, ngira ngo ubibona ku musozi wa mbere, ugasanga famiye zifite umutima utaboneye, umugabo aracinya mu mugore we. Ukabona baririrwa batikurana, umugabo ahantu yicaye kumva umutima urahagaze. Ukabona umugabo mu by'ukuri umutima ntuboneye. Mbega imbere y'Imana uwo muntu ari kuri uwo musozi w'umuryango, ariko Imana iramubona nk'ideshe. Urebye icyo cyanditswe kirareba ino misozi yose. Ikirareba ino misozi yose. Urabona mu muryango urabaye religieux, ugasanga umwana araho bijya bibaho seze, ugasanga umwana abatijwe afite nk'imyaka 10 n'ingahe. Icyo gihe haba habura uwo muntu bavuze nyine muri Zaburi. Ari muri religieux, ugasanga nk'umuntu n'umukristo cyangwa se ari mu nzira z'Imana, ariko mu by'ukuri nta mutima uboneye afite. Ari muri korali mu kanya gato ugasanga yitsimbye mu bindi bintu bidasobanutse. Ugasanga none n'umuntu ari muri entertainment, aho kugira ngo aririmbe ahesha Imana icyubahiro, ko Imana yavuze ngo n'ufite amaboko atanduye cyangwa se ufite umutima uboneye. Ariko ugasanga wa muntu nta mutima uboneye afite, ahubwo kujya ari droga bitujya tubibona, cyangwa se arifuza gukoresha indi miti kugira ngo abashe kugira ahantu. Uwo muntu ari kuri entertainment, ariko ntagahagaze kuri wa musozi neza. Ni byose, yaba muri guverinoma yaba mu biki, buriya Imana yari yabivuze. None irakomeza hasi navuga ngo utigeze werekeza umutima we ku bitagira umumaro ntarahire ibinyoma. Umutima w'umuntu buriya ngo igihe cyose, hari ijambo tugeze kuganira ryitwa ngo kugambira neza. Umutima w'umuntu wundi igihe cyose wakagombye kuba uri kwerekeza ku bintu bifite umumaro. Ibintu bifite umumaro, ubundi ikintu gifite umumaro cya mbere ku Mana
ni ikintu gifite influence cyangwa se kibenefitinga ku muntu wayo, ku kiremwa cy'Imana, kuko ibiremwa by'Imana byaba byinshi cyane, ariko umuntu ni umuntu uri principal ku Mana. So rero umuntu ugira umumaro, ufite umutima ufite umumaro, werekeza umutima we ku bifite umumaro, ni umuntu ugira utekereza ikintu cyose gifite influence ku muntu w'Imana. Ndatera imbere mpaka abana akazi runaka, ndarihira amashuri runaka, ndarira amashuri abantu runaka. So nubwo buryo rero, so imisozi rero ngira ngo twayivugaho ibintu byinshi. Hanyuma ngira ngo ku misozi birasabwa iki rero kugira ngo abantu bahagarare neza? Iyi misozi uko ari 7 ni iki cyakorwa kugira ngo abantu mbega bayibeho neza uko Imana ishaka? Ko niba Imana itubwiye ngo ninde uzahagara ku musozi w'Uwiteka, irimo irabaza ngo ninde? Ibyo ari byo byose abantu bose bakurikira nabo barabona, barisobanukiwe neza umuryango bahagaze. Niba uhagaze ku muryango nyine ku musozi w'umuryango, ugomba guhagarara neza, exactly, ukagendera mu cyanditswe twaguhaye Zaburi ya 24:3 kugeza kuri 4. Nimba uhagaze cyane cyane ndavuga kuri business, kuko business iyo ubonye uryohera business winjiza, hagarara neza. Byibuze nimba uzi ko ikintu cyawe kidakora neza, wikonvinka umuntu ngo kigure kandi uzi ko kidakora neza. Ahubwo wowe hagarara neza ku musozi wawe, uvuga ati ume kwitwara neza, nubwo ndi gukora gutya ariko ume guhagarara neza ku musozi wanjye. At least ugerageze, nubwo wenda bidakunda cyane. Imana wenda ntabwo ari bose ngende ivuga wenda uko ari byo nkunda gucuruza, ariko Imana izambabare nzahagarare neza. Niyo nifuriza n'abandi bose badukurikira kugira ngo tugerageze duhagarare ku misozi yacu neza. Ku musozi wa business Karagwe niho atubwiyeho, ariko no ku musozi reka wenda tunyureho no ku musozi w'umuryango Karagwe. Umugabo aragira gutya ukagira ngo ntago akibuka ko ari umugabo wabyaye, ukagira ngo no afite umugore yamushatse amukunze, ndetse mu bintu yafashe gahunda avuga ngo ngiye kubaka, yafashe yahisemo, ariko umutima we nturahitamo. Umukobwa aranyura aho ukabona aracyameze gutya, aracyajagaraye. Abana ntibazi se, nta burere babaha. Uwo ni umuryango uri kwangirika, uri murangirika, kandi arimo arangiza na vision yabo ngaba ya vision yabo. None Imana yamwaje ngo ninde uzahagara ku musozi w'Uwiteka. Hari igihe rero abantu batungura Imana ikagira ngo wowe kavuga ngo ngiye gushaka umugabo cyangwa ngiye gushaka umugore, Imana ikamugugaragara kuri wa musozi, igatungurwa no kuvuga ngo wa muntu nabazaga ngo ese ni wowe ugiye guhagarara kuri wa musozi, igasanga warahageze ahubwo ubundi yundi. Ako sizo ko numva wenda baradukurikira kandi barabyumva neza. Ni ukuri nifuzaga ko n'uwaba yaragize ahajya agahagararaho nabi, byibuze iki cyari igihe cye kugira ngo Imana yongere imwibutse. Exactly. No kuri education yo mu mashuri nuko hari abo bohereza ku ishuri. Imisozi ituma wowe ubwawe widentifyinga, hanyuma ukamenya ngo Imana ndashaka ko uyu mwanya nimba Sezari ndi mu muryango mfite umugore nitwarane. Ese Sezari niba nabyaye ni gute? Ese Sezari niba ndi mu ishuri bimeze bite? Ese Sezari nimba ndi gukorera leta bimeze bite? Niba ndi gukorera rwiyemeza mirimo bimeze bite? Ndi umwizerwa? Ese ndatinya? Noneho ugasanga umuntu ntagikoreshwa n'abantu, ahubwo arakoreshwa n'Imana yavuze. Nicyo kintu gikenewe, nta kindi. Nubwo umuntu yasenga indimi zinga akavuga indimi akagira gute, ni igihe cyo kugira ngo umuntu akoreshwe n'Imana kuruta uko umuntu akoreshwa n'undi muntu. Reka mbone neza bose ndebe, reka umudamu wanjye mvuye gusambana nigera mu rugo nijijishe niyoberanye. Oya, aho ngaho navuga hari abagabo usanga hanze aha bambabaje wenda nibaye n'abanzi, mugasanga nyine araje akubwira ati sheri, ariko kuko atazi ukuntu ahagaze neza uramukosora, ese kunyishitse unyishitse aka kanya ubu nugera mu rugo urita umugore wawe iki. Icyo gihe tumenye guhagarara neza ku misozi, umenye guhagarara neza ku musozi wawe. Exactly, ni ikintu cy'ingenzi cyane cyafasha abantu. Rero iyo misozi yose uko ari 7, waba ari wa media, ririmba ibintu nawe uzi bishobora gukomveka abantu, bishobora kubafasha abantu. Uraririmba ibintu bivuga ko ngo abantu nibanywa inzoga basinde, uratekereza yuko Imana yaremeye abantu kuba ibigoryi mu mutwe? Nukuvuga ngo umuntu iyo yatakaje ubwenge n'umunota umwe buryo umuntu aba ari umupfu, aba ameze nk'uri muri koma.
none wowe Imana iguteretse kuri wa musozi wa business wa media ugiye kubwira abantu ngo nimusambane abantu ni munywa inzoga uratekereza ko Imana ari wowe yavuze ngo ninde uzagara kuri wa musozi w'Uwiteka ugiye kumara abantu be ntabwo urimo just rwawe rwibutse kugira ngo Imana itwibutse so niyo mpamvu rero abantu buriya abantu bajya bibaza ko hari ikintu Satani ajya arema nigeze kwisobanuraho nta kintu na kimwe Satani arema ahubwo kuri iyi misozi irindwi ayiriho kugira ngo nyine igiyobya babandi nyine ikujijishe ikwereka ko umugore wawe atari mwiza kandi wamushatse umukunze ikwereke ko amashuri wize kugira ngo umenye ubwenge ariko widroga ikwereke ko nukora muri business kugira ngo ukire ariko wiba abantu no kuvuga ngo ikwereke muri business attracting abakiriya neza biriho ugasanga nimba aguhereye ku giciro kiri hejuru ubwo uhagaze neza business ku musozi wawe ntabwo uhagaze neza nimba ari muri religion ugashaka izindi mbaraga kugira ngo abantu ni ukuvuga ngo nta kindi kintu Satani akora nta bushobozi afite bwo kurema habe na gato uredi Imana yarayiremye ino misozi n'Imana Satani yagiye ubushobozi bwo kurema n'Imana ubwayo ariyo yaremye Satani niyo mpamvu rero Satani arayobya ariko Satani ntarema abantu rero nibabeho uko Imana ishaka irabaza ngo ninde uzagara ku musozi w'Uwiteka ntufite amaboko atanduye ufite umutima uboneye ni ukuvuga ngo ube perfect mu bintu byawe kandi burya Imana iguheramo umugisha iguheramo abantu twibeshya yuko nitwirwanira akenshi ngita nko kwirwanira kandi ubwo turi bubone nyine ibintu biruse hoya wowe hagarara neza Imana isanga uhagaze neza izagufasha no mu bisanzwe hari ijambo navuze turaza kwifashisha muri Matayo 14 turangiza Matayo 14:23 wenda reka mbigwe muri make yaho Yesu Kristo yasengaga ariko yamanukaga umusozi abantu bazayibona muri Matayo 14:23 nusoma neza uzasanga Yesu yarasengaga akajya ku musozi iyo yamanukaga kuri umusozi gato yazaga ahita aba ikintu kidasanzwe nako umuntu udasanzwe si ikintu umuntu udasanzwe agakora ikintu kidasanzwe ari umuntu udasanzwe n'umuntu rero wahagaze ku musozi we neza muri imisozi irindwi akora ibidasanzwe akaba umuntu udasanzwe niyo yaba ari umukobwa ahagaze ku musozi we neza niyo yaba ari umugabo ahagarara ku musozi we neza uwo musozi uzaba umuntu udasanzwe reka rero dusoze dushimira abantu badukurikiye kuri True twababwiraga uburyo umuntu yakwitwaraho ku musozi we cyangwa mu buzima bwe bwose arimo kuri iyi si ngira ngo ndagushimira kuba wamfashije kuba twaganiriza abantu kuri True program mukurikiye True program icyo tubasaba nta kindi mukore hasi subscribe mukomeze kudushyigikira mudusengere mutange ibitekerezo inimero yacu ibiri aho hasi muri comment mwatubwira byinshi birenzeho Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.